ni nkurushya nzi ko ntandi hano urayumva. Oya ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Yaba amafaranga ya recruitment ibintu byose n'amabonus byose barumvikanye. Ariko bumvikanye ariko ikiganiro ejo afite deal by'umushahara ngo uhabwa na Rayon Sport mu ibanga. Ngiye mpembwa na Rayon Sport. Kwanza reka nabikubaza amasaha yari yageze. Biravugwa ko we amasaha yageze have mbabare ndakwinginze. Umunota umwe ariko subiza. Rayon Sport yaguhemba cyane agihwemba. Ndabasuje kandi bifuje kugira ibihe byiza abakunzi ba Sportvar TV aho muri hose mu mpande enye zigize isi. Yewe nitwa Shalomi wanyu Mupagasi, twaje tugarutse kubashimira ndetse no kubagezaho amakuru yacu ya buri munsi cyane cyane yibanda kuri sport cyangwa se imikino. Turi mu gihe cya transfer, turi mu gihe cya igura n'igurisha mu bakinnyi, ariko nanone twibanda hano iwacu mu Rwanda birashyushye birakomeye nyuma yo gutaha Stade Amahoro, nyuma yo kumenya yo kwiganura no kumva uburyohe bwayo. Nibiza arahari ameze neza cyane, yambaye aga t-shirt keza, mu by'ukuri sinshaka kumanura hasi ngo mbereke nk'aho ari umufashioniste tujye kuganira, ariko yambaye neza cyane nk'umuntu uri muri weekend. Bimeze bite? Urakoze cyane, meze neza kabisa. Urumva icyumweru hageze, uri kwitegura akazi ko ku munsi wo kwa mbere, ariko noneho hageze ukiri mu kazi. Urumva turi kogeza ama match menshi. Ameze neza rero, bivuze ngo nta kibazo na kimwe gihari. Nawe umeze neza? Nanjye meze neza, nta kibazo, mvuye gusenga. Ariko n'undi twaraye dusenze twasenze, ariko amashengesho yakomeje. Yakomereje ku cyumweru, nabuze aya mavuta reka nyagumemo. Nahoze nkumva uburyo wahoze usengamo cyagihe mu gitondo. Ari abantu bakora simba nzamura. Nimba wiri ureba rero mugani, nimba wiri ureba kimwe mu bintu byiriho uyu munsi, ni ikintu cyitwa trend ya Stade Amahoro, ariko ku kirebana n'imyinjirize. Nabonye abafana batwaye inzugi. Babonye abafana batwaye inzugi. Ariko bana ntago ari abafana nyirizina. Abakozi ba Stade. Abakozi ba Stade bari bari kuruvana nyine aho baruciye bajya kurutereka kubana kugira ngo bazaruterekeho neza. Abwo ari amafoto wenda turagenda tubereka abantu bari kugenda bayibona. Amafoto abantu arumukobwa bazamuka. Uriya mukobwa wambaye ikanzu y'umukara yaciye impaka, bavuze ngo akwiye ko yajya muri Guinness de Record yuko ari umukobwa wa mbere wasose uriye yinjira muri Stade Amahoro, ari we wa mbere bwa mbere. Yaciye impaka kabisa, abantu bose bamutinye. Indi foto trendinze cyane na Mantuza, ni foto y'abantu bataye inkweto. Nabonye Captain Kibonge avuga ati mfite iduka ricuruza inkweto, umuguro umwe business shop. Reka umuguro umwe business shop. Umuguro umwe use n'umuguro umwe nyine abari peri imwe nyine. Yabo yabishaka kuvuga ko ari urukweto rumwe ahubwo n'urukweto umuguro utuzi. Umuguro utuzi. Donc ukaba ufite urukweto rumwe, urundi nta ruhari. Ariko utanga rero bari kuzigurisha. Bari kuzigurisha kuri make. Ari no guhenda umuhungu nabonye yabishyize hasi. Reka bana, iyi foto nayo yatrendinze cyane, ariko none sasa kano ka video ko nshaka kunyerekera abantu. Ndashaka kureka ukuntu hano guhera kwa Mutsindashyaka no ku Gisimenti kugenda ukagera hirya ya CSS, umuvundo w'abantu bari mwinshi ku buryo utagwa ngo ugere hasi. Rukumva ukuntu abantu begeranye, bari begeranye kabisa ku buryo utabasha kushobora gutsitara ngo apana gutsitara. Ushatse kugwa ntibyakunda kuko imbere yawe hari umuntu, donc n'undi murafatanya. Umeze nka kwa kundi ibishyimbo biri mu mufuka nyine
bimezemo abantu benshi. None sasa n'abandi bari hano guhera hano kuri Airtel kugenda ukagera hirya kuri BKR no amina ari kuri control technique nabo bameze gutya, ariko hari iminsi abantu byari bindi hari iminsi isa nkaho ari iminsi kuri biri siyo question. Abantu benshi bashaka kureba stade Amahoro, nibyo baza gukora n'utu video abantu bacurugi binjira mu gihiriri binjiramo icyarimwe. Stade Amahoro abantu bashaka kureba hano byageze, abantu bashinzwe umutekano bakajya bareba abantu bagaseka. Nabonye umwafande bari bagaba umukobwa yurira yimerera abanye ndebe mushiki wanjye aramutse hubutse ariko afande yavuga ati simana mushiki wanjye aramutse hubutse. Ariko nta kira cyati tagiye abantu ntago ari 45 byonyine, ntago bigeramo ahubwo birarenga. Abantu bagiye muri stade mwese hari umuntu utari wicaye ku ntebe ntawe mwese zira ntebe kari 45 n'abantu 704 nese urumva nyine urumva nose harimo nk'ibihumbi cyakora nka 42 cyangwa 43. none se abantu bari bicaye bose intebe nizari zo ntago ari zose, hari ahantu intebe zitazicaho kandi bagujije abantu kwinjira. Ubuye nta matike bari bafite. Ahubwo hari abari bafite amatike bataje cyangwa se baje bagasubirayo. Nkuko abatari bafite amatike bagerageje kwinjira. Gusa ariko ni experience nibwo bwa mbere, ni stade ingana gutya nibwo bwa mbere abantu bamanaginga kwinjira ahantu hari abantu benshi cyarimwe abucya muri stade. 45 by'abantu baje kureba umupira. Ukabona ngo batangira kwinjira saa 7, iyi stade igiye gufungura kare. Ni saa 7 harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo ibintu byose. Nubwo numvise ngo ako kurya no kunywa hariya ukihagaze kanwa y'umugabo ngo kihagazeho kabisa gapeti kamwe ngo ni gutya kibiratana. Urumva nabwo ntabwo nyine naga standard ka hotel abantu bagomba bakamenyera ziko ariko ngo Bruce Melody ndamweramo na makuru numvise ahantu ngo Bruce Melody ndamwera gapeti kawe ni 5 reka buriya ngo yahageze bagashyira kuri 5 ntabwo bashaka icyamamare bagisagarira kamwera henshi bashobora kugura ibintu kamwera henshi Mose Esperance kuko urumva hariya niho ari nyine ari umuntu ujye kunda kujyayo kandi inshuti ya Bruce Melody bajyana kenshi. Uyanduye handi ni hano za Rwadix ariko bihavuga ntanze hanze ahandi yamara yabaga kazungu yavuze ngo ahanywera kandi mugani ari umutipe ujye mukorera imodoka yamwe ngo yasubije nde bahehe kazungu ndabemera ati iyi niyo banki ya mbere ndayemera izindi ntimunyobye ndayemera Esperance ya mbere Esperance niho mba ndyamye rwose ibyo ntimunyobye. Yego reka tuvuye mu bintu utuntu n'utundi ndabonye n'abantu bari comment ariko si umwanya mu maramo vuga utuntu n'utundi ugiye ariko tuba tubanze gusuhuzanya ntabwo wakwinjira bakambe mutura abantu bo turaho inzugi utabinjira babo ntabwo kumenya amakuru yabo bagira tubabarira kandi ni no mu gihe nabo bameze neza. Turi kumwe na Fortbet kampani nziza cyane cyangwa se hamwe mu hantu ho kugira gutya ugakorera amafaranga. Mbonye mu kanya baguze yes Polonye n'Ubuholandi butanze amafaranga. Hoya narababwiye nk'ubu abantu bari badukurikiye live mu kiganiro. Hari bavuze ngo umbeshuwa wanditse mu kiganiro avuga ati ndashaka shuwa none. Njyewe urumva uyu munsi cyo gutangira match nabwo mugure over rimwe n'igice half time cyangwa se mugure half time uko ari kimwe ariko iribuza kurangira. Byabaye hanyuma ikipe ya Polonye imaze kukibanza igitego mitambwira abantu nti uko mbona match imeze mugure uri n'ikipe y'igihugu y'Abaholandi yari kubeka 2025 byose birabaye nta kibazo mfitanye n'abantu nabwo ntikiri ikintu cyashoboka ni corner over ya corner 8 n'igikoro n'umutima 11 zirenga none kona nazo zabonetse ubu nta kintu banshina. None sasa ubu ngore kambivuge mbere y'igi abantu bagura ibitego 2 bya Denmark yego se cyangwa win iratsinda Finland ariko iraba yaranatsinze habonetse ibitego 2 bya Denmark. None Denmark iratsinda igitego half time eka okay gusa ari kutagize cyane reka twigire amakuru yenda aba yatuzinduye ariko umuntu ushaka kuzabona ikiganiro ejo ubwire shuwa ejo nibura ejo none se hari muri kiganiro akakibona ejo mu gitondo kandi nimugoroba bari bukira ariko none ejo tuzagikora kare
niba mu rukiko kuko niwo mwanya uzaboneka. Urakoze cyane. Match izajya gutangira, ikiganiro kindi yakibonye kiriho kimeze neza cyane. Twigire mu makuru rero, udufitiye iki? Yes, twigire mu makuru. Nazo mbona abantu benshi bagize reaction n'abampamagaye turaganira, ambwira ati ibintu by'umutoza bita Julien Metz tukwiye kujyamo in deep ukadusobanura nyirizina kuko kugira ngo bigere aho ngaho byagenze bite. Ndashaka gukomoza ni nkurushya nzi ko ntande hano urayumva. Ejo hari inama itunguranye y'igitaraganya kuri ofisi y'ikipe ya Rayon Sport. Ije kwiga iki? Ni inama ije kwiga iki? Ni inama iri monde izitabirwa n'abandi. Inama y'igitaraganya ya Rayon Sport ibaye sinzi icyo ushaka kuvuga. Ndashaka kumbwira ngo kuki iyo nama ibaye. Reka tubanze reka mansoze kuri bya Julien Metz na komoje ku munsi w'ejo. Subiza abantu bambajije. Afite reka abantu babyumve. Julien Metz n'umutoza warusa nkaho yamaze gutakaza icyubahiro mu bakinnyi. Reka mbikubwira gutyo. Ubwo ndaza kugera kuri finale, kuri point finale kuko n'amakuru yandi narimo nuko Julien Metz agomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport nta gihindutse. Ngo nuza mwirukanishije. Oya ntago Muherekeva afite na Julien. Ntago ari Muherekeva. Ahubwo ikintu gihari abantu bose bamaze kwishyiramo. Donc abantu nyine abakinnyi benshi bari bamaze kwishyiramo kuri umutoza Julien Metz harimo Tensan Vapa twinshi. Bitewe nuko n'umuntu ngo niwe muntu wakererwaga imyitozo kurusha abandi bantu. Nimba bavuze ngo imyitozo ni saa 9 we ngo akenshi yageraga saa 10 gutyo. Donc n'umuntu wabaga uri mu tuntu twinshi yabaga umutoza wungirije. Oya ariko rero abundi bakinyi uzareba batoza ubundi akenshi bo bahagira mbere kugira ngo bategereze abakinyi bakorana. Ubundi ni gashya cyane usanga umutoza agera ku myitozo nyuma. Cyeka nka kuno kwibura tubona abana ba manager wenda ashobora kwatena imyitozo nka 3 mu cyumweru. Imyitozo indi ikoreshwa na first team coach bara nka Banchelotti cyangwa se bano batoza bagitwa manager. Ntago deri bajya mu myitozo reka ahubwo bari muri office. Niyo mpamvu zino kipe zigira first team coach zikagira nyine zigira mu first team coach nyine mutoza mukuru. Uwo muntu nyine abandi ni aba manager. Nuko uragenda ukagufata program ukahereza abantu akagenda bagakoresha abantu imyitozo. Mwapurika ibi ngibi none sasa ukazaza mu dufinissage ureba uko niba yabibakoresha. Reka nka Pepe nari ukunda kwatendinga cyane n'abantu ba Ten Hag ariko ubundi nyirizina umutoza afite office ku kibuga. Kimitozo ku buryo aba yicaye muri office ari kwanaliza abantu ibi nibi akaza kureba na implantation ku kibuga. Hano mu Rwanda rero cyase muri amakipe yose adateye imbere adafite abo bantu usanga umutoza agera mbere kugira ngo anakurikirana discipline y'abakinnyi. Se ngo yatendinze ryari uyu bimeze bite ni mukinnyi gatiki. Donc icyo kintu cyo gisa nk'icyari cyaratumye bamucishamo ijisho mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri navuga ko ntabwo ari ukuntu wabonaga asa nk'udafite kumvikana cyane n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport cyane abakinnyi bakuru cyane humvikana kubirebana n'uko nyine bagakinnye. Ubura barimo na comfort donc umukinnyi wumva ko ari mu kibuga ari gukinana n'umuntu abona ukwiye kuba ari gukina iyo match. Ari ukuntu ubumva uri comfortable cyase uri comfortable kuba wakina ukaba watanga ibirenze bitewe nuko uzi ngo nagize uruhare cyangwa se uko bimeze. Ntabwo biri professionnel ariko uko bimeze byibuze turi gukina uko dukwiye kuba turi gukina. This time rero ikipe ya Rayon Sport ari ukuntu communication ya Julien Metz n'abandi bakinnyi bakuru yamaze gutakara aho umutoza usa nk'ushoza amasezerano. Ubwo nyine byo twavuga byabaye icyo nakwita nka immediate cause kuko uyu mpapa bari babizi ko atari buze kwemera gukina adakinishije abana ashaka kubanza mu kibuga. Ashaka kubanza mu mwana abana bato muri poste nyinshi ashaka gukoresha abana batoya. Hanyuma rero ibi ngibi sibyo binzinduye kuko n'ubundi ejo nari nabikomojeho sibyo bari babikomejeho kabisa. Kandi niba murakubaza ngo uravuze ngo hagiye kuba inama y'ikubaga cyangwa se vuba update kuri byo bajya donc amakuru mfite bajya kumubuza kwa gutoza iyi match. Urumva uburi ntago kugeza mu masaha y'itondo na nimugoroba bari bazi ko ari buze kuza gutoza match ariko yagaragaje ibimenyetso ko ashaka kutitoza mu gihe abahinduye. Ibyo ariko wabivuze hejuru nabivuzeho none sasa dore ko byagenze nyine n'ikinumva gisa nk'ikinagoranye mu kontu. Uyu mugabo mu gitondo bari bafite réunion technique ku masaha y'ina twabikomoje ku munsi w'ejo mu Karumuna. Bagomba gukora inama bakanaganiriramo bagafata umwanzuro w'ikipe igomba gukina bahuriyeho bose.
amasaha ageze umuyobozi w'ikipe Rayon Sport ku makuru mfite yeguye telefone ku giti cye bita di Captain Jean Fidel Uwayezu ahamagara witwa Julien Mete aramubwira ati uri he arabwira ati perezida naraye nabi naraye mvomisa reka no kuvuga mu kinyarwanda naraye mvomisa ndwaye mu nda n'ubu mu gitondo tuvugana maze kuvomisa perezida aramubwira ati none se tubigenze dutati iyo nama mwaretse tukayishyira saa sita cyangwa tukayikorera muri stade icyo kintu kumbi we yashaka kuba atari buze kuza kumwinfluence ngo ahindure ari napuye yo proposa kuba yakinisha umunsi we saa sita zigeze perezida akaba yamweretse ati none urabizi neza ko saa sita wakize nimba ubu ngubu ukirwaye saa yine amakuru ahari baramubwira aramutextinga aramubwira ati njyewe njya nywa imiti iyo nywe nkamara amasaha 2 ndyamye nanabaye mutaraga kireka tugutegereze ariko bakira aho ngaho bafata umwanzuro bati umuntu ko bigaragara kutubeshya babivumbura bajya kuri office bakora inama barakonfirma babwira abana batoza ko ari bo rero kuza gutoza umukino aho umupapa kumbi yahamaga mu federation y'Ubuta Julien Mete umwe nari buze kuvuga izina amaze guhamagara muri federation aramubwira ati bitese ati ni sawa ati ndikubona mfite amayensa nova mu ikipe ya Rayon Sport ndikubona ari udukomplication ndi guhura natwo ba nkomplika nibi jewe bisa nkaho mbona nabyaranya nabo kuko bari bamaze kumwandikira message bamuga ngo reka tuguhe report medicale ugende wivuza umere neza iyi match ntabwo iri buze kuza kuyitoza iyo message rero niyo yatumye aba frustré ahita abona ko bisa nkaho birangiye nta kazoza gifite mu kipe twa Rayon Sport uyu mpapa ahita ashaka uburyo bwose ngo yajya kurega ikipe Rayon Sport muri FIFA Julien Mete ukibaza ngo arashaka kujya kuyirega iki ngo nta mafaranga atarabona ye ukibaza ngo nayahe mafaranga kuko amakuru avuga ko yari afite gahunda yo kugenda uyu munsi nimba atarejo le 17 sejo ejo hazaza le 17 nimba atare 18 kandi amafaranga deadline niyo kuyabona ni nk'umushahara ubwo we ni ku itariki 20 binavuga ko ikipe Rayon Sport igiye gukora iyo bwabaga igakora kubagaho ikintu cyari cyo cyose gishoboka bakabona amafaranga ye bakamareza amafaranga yakigendera mu mahoro donc ku bakunzi ba Rayon icyo nababwira nka 95% sindi buze kuvuga ko ari 100% nka 95% Julien Mete ntabwo azongera gutoza ikipe umuryango usohoka muri Rayon Sport clear ni umuntu urumva watangiye no gukoresha izo nzira zose zishobora kugira ngo ashake uko asohoka muri ikipe Rayon Sport akigendera na Rayon Sport bagatandukana bakacana wazimu siko byavuga ari Iswahili rwose Iswahili bagatandukana amahoro bagatandukana wazima kabisa cyane bagatandukana mu mahoro nta kibazo na kimwe kibaye ako kararangiye niko nashaka gukararifiya mugani wa Fabrizio Romano hanyuma rero yego inama y'igitaraganya inama yikubagaho igiye kubereza babibaza nk'ungubu hari umuntu twaje tuvugana ndamubwira nti ejo hari inama saa 4 naje arambwira ati ntabwo ushoboka arambwira ati iyo nama urayizi ati ntayo nzi cyangwa se ndayizi arambwira ati ndayizi cyane inama ya Rayon Sport inama ariko kuri kuyahuza amazi cyagenze gute nibuze kugeza match 3 ku munsi mbere y'amazi cyane urumva ya mbere yarangiye mu kanya ndaza gukora indi na nyuma saa 3 ndaza gukora indi nuko rero ikipe ya Rayon Sport aya mazi nkubwira bisa ko manza kuyasasiraho je rero agaji bakarambitsemo kare cyane rero ibicupa ndabona nka 2 cyangwa 3 yampaye biza ni mugoroba ntabwo byoroshye nyine ikintu cyitwa kugarida ijwi rero no mubyeyi kabisa urumva ko n'amafaranga agenda amene kuyabaha ku bwinshi waruvuze ati Rayon Sport mu nama yikubagaho cyangwa se gitaraganya nanjye ndakubaza nti kuki binjiye mu nama ibaye rubanza ki igiye kwiga kuki itejwe n'iki ibyo nuko ari bitatu hari ikintu inkuru irimo ejo hari inama yatumiwemo abayobozi ba za fan clubs urumva kumva cyane rwose inama yatumiwemo za fan clubs abayobozi bazo nyine donc ni president hamwe bavuga bati nimba president atabonetse hagomba kuboneka vice president kanze ngusomera ubutumwa butumira iyo nama nsomera ubwo kabisa ushobora gusanga Sportivare yitabiriye
yitabiye donc yabaye donc ari nka fan club kuko hano baravuga ati mwiriwe neza ubuyobozi bwa Rayon Sport bubatumiye mu nama idasanzwe ejo tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu ku biro bya Rayon Sport Kicukiro ziniya ku masaha saa 4 za mu gitondo notabene ikitonderwa kubera uburemere bw'ibizigirwa muri iyo nama buri muyobozi asabwe kuboneka cyangwa akohereza umwungirije ejo saa buri muyobozi wa fan club ejo saa 4 terekaho umwungiriza cyane inama igomba kuba iteranye ejo saa 4 mu kadomo inama igomba kuba iteranye ruvuga ngo rero abantu bakimara kubona ubutumire bibajije bati iyi nama izavugirwamo iki iyi nama irimo iki kubera ikibaye kuki Imana inama ibaye ese barashaka kugira ngo tube kuntu twabigenza hari ikintu babonye kuko arabaze se nuko rero match yabaye twabonye umuzamu urumva batubonye n'utwa Richard akabakina amafaranga ariko bagaho kugira ngo amafaranga aboneke abantu tubasinyishe birangire kuko ari hano president yavuze ati twebwe ikipe Rayon Sport yabati impamvu mubona wenda bigenda gutya gutya ati sometimes mukwiye kumenya yuko ikipe Rayon Sport bitagira budget ya leta ariko ngo mbanza nashatse gukanda ahabaza kwa mukera urumva ati bajye bamenya ko ukumva iki kintu ndakumva twebwe nta budget ya leta tugira ako yarakavuze ashaka ubwo yashaka kuba polisi na APR aho ko reka tukareka iyi nama rero amakuru nge naje kumenya ngo main target yayo ntago ari ugusaba amaboko bano bayobozi baza fan club ahubwo no kuganirirwamo ibintu bikomeye cyane uri kunyindira tereka ibyo bintu byari byo wabyumvise urabizi ibintu bivuge nibihe kabyo nshakana nabi ako se n'ubwiro none se amakuru avuga ko iyi nama izabera ziniya saa 4 kimwe ibintu bagomba kuganiriramo ni ibirebana nuko abo bayobozi bibumbiye muri za fan club donc uko bagomba kubriefinga donc uko bagomba gufasha abantu bayobora apana ikipe abo bantu bari muri za fan club kugira ngo donc niho kuba kuganira ndetse no kunoza image y'umureyo mu matora mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu kiri imbere ubese umureyo kuko urumva agomba kuba yitwara te mu gikorwa cy'amatora kiri imbere donc ari iyo image donc ariko rero sinzi niba mbivuze neza ko nkwiye kuba mbivuga ariko bivuga ko nyine ari ukuganira nk'abandi banyarwanda bose kuko buri munyarwanda wese twese dukangurirwa kuzitwara neza mu matora kugira ngo nyine bizagende neza tubifitemo uruhare rukomeye urumva cyane ko rero bashaka kuba bavuga bati tuvuye muri stade tubonye wenda ibikorwa remezo tubonye ukuntu ibintu bimeze bakavuga ati reka twicare tuganire mugani bizahore ko turi muri siporo tukatubonye igikorwa remezo kandi kizagira Rayon Sport akamaro kurusha n'indi kipe ibi bintu abantu banyumve neza Rayon Sport izungukira muri iki gikorwa remezo kurusha andi makipe yose bitewe nuko ni ikipe ifite abafana benshi kurusha izindi yakipe niramuka iguza abakinnyi neza nimba kongeraho ako kantu sumvise sari gutanga igitekerezo cyane nababwiye nti Rayon Sport ni mushaka mufate $200,000 yego zideni se oya bari kuzakoresha muri budget nyine amafaranga bashaka bayavana cyangwa 450 mushaka abakinnyi batatu ikipe nabonye ikiniye abakinnyi batandatu bandi umudefenseur Hatari nimero 2 Hatari by the update ku bya Fitina Ombolenga Fitina Ombolenga yumvikanye na Rayon Sport ibintu byose ushaka kongera kuba by'abantu buretse gato banze mbikubwira yumvikanye na Rayon Sport ibintu byose yaba umushahara yaba amafaranga ya recruitment ibintu byose n'amabonus byose barumvikanye ariko bumvikanye ariko ikiganiro ejo afite deal muri Kenya ari gushakirwa n'umuvandimwe witwa Aboba Somana abaye muri Kenya igihe kinini urabizi so ejo bundi wanyibwiriye ngo nyine umuhanga Ombolenga ni gutanga update
nyuma yuko dukoze ikiganiro hahindutse ibindi bintu niko uretse kuvuga. Yego. Okay. Ntabwo arasinya. No gusinya bishobora kutaba uyu munsi cyangwa ntibibejo. Abantu babyumve neza. Ariko nakina mu Rwanda. Amakuru ahari rwose yizewe. Ntago azakina muri polisi. Urumva iyi deal yo muri Kenya ni collapsing cyangwa se ni ipfa, reka mbivuge gutyo. Sibyo abantu bamwifuriza ko n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu mwamwifuriza iterambere. We nuko bimeze. Kuri Christian nta yindi update mfite. So ibyo rero birasaba ko Rayon Sports izashora amafaranga menshi ku kintu cyitwa isoko ry'igura n'igurisha. Yego nahoze mvuga ngo bya Christian byo nta yindi update mbifiteho, ariko sinzi ndi kuvuga ngo Rayon Sports ikeneye gushaka amafaranga kuko abakinnyi bameze neza, imeze neza. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakunda ikipe yabo, ntibakunda umuntu. Iyi stade bayuza bonyine. Ibi byo kuvuga ngo urabona decent time ngo Sharomi ngo kanaka ngo kanaka, buriya nanjye niyo mindset ngira ku mufana wa nyawe. Apana gufana ngo Sharomi, apana gufana ngo kanaka. Ba setting uburyo ikipe ibona ishaka amafaranga igure abakinnyi bameze neza, ikipe nibikomeye. Sharomi abafana ikipe ya Rayon Sports amafaranga bazahari Rayon Sports ntagira ingano. Bano bantu bakunda ikipe nabibone nimugoroba bari mu Simenti uburyo bahagaritse imodoka zibona bagiye mu hano sore kuririmba ntibabonye, bazahagaritse bakubita amashyi bageze mu Gisimenti. Guhera hano kuri MTN ya Gisimenti ugenda ukamanuka bari abantu none ikipe ntiyari yanatsinze. No hano mu Gisimenti abakinnyi ntabwo bari baziranye kumera neza. Reka ngubwize ukuri, agushimiye cyane. Rayon Sports iramutse imeze neza, ifite squad imeze neza, iri competa, iri capable yo gutsinda umukeba umureza kuri stade ari proud yo kuba ikipe y'Afurika na parent time ndayitera. Urakoze cyane. Iyi stade Rayon Sports ishobora kuyakiramo match nge n'ubucuruzi nge narabibaza. Match imwe ni ibihumbi, donc fata ibihumbi 3 ari hejuru asigaye hose, ari hasi ushyiraho ibihumbi 5, hanyuma tufata VIP ishyire ku bihumbi 10 cyangwa se 10 cyangwa 20. Abantu bose binje muri stade ku gihumbi nta n'umufaranga yabaranga. Byonyine ibi ni miliyoni 45 binje ku gihumbi. None wowe uri kwivuna hari hejuru bongeye ibihumbi 20 by'abantu, byinshi ibihumbi 3 bimeze neza ni miliyoni 60. Nimba mbaze neza ibihumbi 3 gusa sinumva byayo miliyoni 60. Stade yuzuye sinumva. None hasi fata n'ibindi ibihumbi 20 byishyuye ibihumbi 5. Ni miliyoni 100 ziyongera ku 60, miliyoni 60 zikaba miliyoni 160 kuri match, atarazamo VIP na VVIP. Ubundi donc byose bimeze neza. Westima yuko make yaba ari miliyoni 250 cyangwa 250 wenda zabaye nke havuyemo na cost. Nge rero ndi Rayon Sports najya muri bank akideni noneho hagura vuba burumva. Rayon Sports Day yahita igaruza za recruitment zose. Umwaka waburangiye ubu kuri stade I'm not sure nziko naho kwikodesha izaba ari nka miliyoni 20 kwikodesha ngo ukine nka match imwe, niko mbitekereza. Nka BK nanziko ari mu hafi mu 12 kwakoreye igitaramo cy'umuziki, donc kwikodesha ibintu nk'ibyo ngibyo. Kurabona bino biboro, donc management yabyo bana ba steward, donc nibo babyimenyera bakamenya ngo maintenance izagenda ite. Muri saison Rayon Sports izaba ifite match nk'eshatu cyangwa enye ishobora kuba yakina ikiyuzuza iyi stade. Ndakubwiza ukuri ko match yabo na Kiyovu hakuzura, match yabo na PL hakuzura, match yabo na Mukura hakuzura cyane. Kuko impamvu ni kuvuga ibi abafana ba Rayon Sports bishimye bari motive bari tayari kuzuza stade bora. Kuko twabonye cyajya kuri Rayon Sports Day no kuntu bya Bengazi hari abafana muri stade bagera mu 12 no hanze hari abakubye nka kabiri uze ngo byari nk'36 ari Nyamirambo ahantu hatagendeka. None kubuze ngo ni Rayon Sports imeze neza yamanuye inkuba nko kuri Rayon Sports Day uzi ngo hamanutse nk'ikipe runaka ruze kuza gukina uwo munsi. Iyi stade yari imeze iki full mukoko yaba ari full house. Jewe niyo deal nakora nashaka ikintu cyitwa abakinnyi nkakora 11 badakinika, ibindi nkashyira umupira mu biganza by'abari. Umuntu arabona Richard atera agapira keza bose gatavuga ati Richard twamukunze tekiriza ari inkuba. Uwo muntu nka Shabani Mohamed Shaban ubuganje umuntu donc ikipe ikabigenda ufite umuwingi uhagarara kuri baro. Nibyo mbavuga iyi kipe yabimeze neza. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports batekereze kuri icyo kintu. Bashaka hano amafaranga, nashaka bafata ya score yari kuzaba hisezo bagende bagura intwaro
match 3 zati zibaha miliyari muri stade Amahoro cyane miliyari niyo amafaranga bakoresha sezo kubyo mwakutana niba munaze mvuga ngo bafite impamvu yo gukora ya nama koko bitewe nuko ni igikorwa remezo bagomba kwishimira kizateza imbere ikipe ya Rayon Sport. Donc ku makuru mfite urumva nyine ni ibintu bikomeye bishobora no kujya hanze abantu bakabifata ukundi kundi ariko niyo makuru ahari. Urumva sinzi ko yenda n'abayobozi ba Rayon Sport bashobora kumenya ko umuntu abivuze ibyo bintu bakabifata ukundi kundi ariko amakuru ni niyo nama. Donc bazaganira nyine bifite aho bizahurira nyine nuko abantu bazajya gukangura abantu bazitwara muri campaign cyangwa se muri iki gihe cyo kumara biyamamaza ndetse n'iby'amatora n'ibisanzwe. Sport ifite abaturage benshi, ifite abafana benshi kuba babikora. Wenda bazanabona no kwibukiranya ati muri ka kanyenyeri k'ubururu bwacu ishema ryacu ariko bagita simbyibuka ariko biri muri gahunda yo kwigurira umukino ishema ryacu ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo nayo nimwe muri gahunda zitegerejwe bashobora kuzaganira ariko ni inama igomba kubera kuri office y'ikipe ya Rayon Sport ku masaha ya 4 izahuza abayobozi baza fan clubs. Shalomi wanyemereye ko nanze gusuzugura abantu ngo wenda ntarana mbahaye amakuru cyane cyane ari n'inkuru cyihari abantu bakore subscribe ndabizeza ko agakuru kose kazajya kasa asarika nkubaza kabazo kandi ikintu YouTube channel yitwa Spotify ejo iraza guhinduka ariko igihinduka na amazina gusa igihinduka na amazina gusa harimo Aime Niyibizi abantu bazayibona n'akandi kantu kari hariya n'akandi kantu kagomba kurengaho. So icyo nakubwira abantu bakomeze badukunde bose mwari mutweretse urukundo rudasanzwe ariko ejo nzakubaza iby'umushahara ngo uhabwa na Rayon Sport mwibanga ngiye mpembwa na Rayon Sport kwanza reka nabikubaza amasaha yageze biravugwa ko we amasaha yageze have mbabarenda kwinginza umunota umwe ariko usubiza Rayon Sport yaguhemba cyane agihwemba Rayon Sport irampemba yabuze n'amafaranga yo kugura abakinnyi bifite amafaranga wewe uri umuvugizi buriya ngo Robeni wo bitanga Robeni avugira Rayon Sport mu buryo buzwi ariko amakuru hanze ngo Aime Niyibizi uvugira Rayon Sport ni ibanga rikomeye cyane se ubyumva he urumva bakoze cyane kubana natwe ubwo reka tuzabiganire igisubizo cyizane neza cyane cyizane neza bakoze cyane rero ni Spotify TV igihe nitwa Shalomi wanyu Mupagasi ibihe byiza.